Haleluya, bene data nshuti bavandimwe, ndabaramukije muri aya masaha y'uyu mugoroba. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro, kandi Uwiteka duhire mu byo tugerageza kwerekezaho ibyifuzo byacu n'icyerekezo cyacu muri uyu mwaka wa 2021. Twese Uwiteka azatwuzuza umwuka wera. Mbahaye ikaze mu cyigisho cy'iminsi 10 y'ububyutse. Ni gahunda y'Imana ko wowe uzagitega amatwi, waba uzagisoma, waba uri tugiye kujyana muri uyu mwanya, yaba ndetse n'uzagicyumva hanyuma. Ni amahirwe twongeye kubona nyuma y'andi mahirwe menshi twagiye tubona, amwe tukabyaza umusaruro, andi tukayapfusha ubusa, akadupfira ubusa. Uyu mwanya twongeye kugira umugisha wo kongera kwigira hamwe, kubonera hamwe iminsi 10 y'ububyutse. Muzi ko kuva muri 2011 twabonye igihe cy'ububyutse gihagije, amavorime menshi aratambuka. Ahari icyo gihe gishobora kuba cyarakunyuzeho ntikikugirira akamaro, cyangwa se niyo cyaba cyarakugiriye akamaro, uyu munsi wa none ufite icyo ushobora kuvuga wungukiyemo. Mureke rero dusangirire hamwe iki cyigisho. Ngewe tugiye kubana Ndibizimana Jean de Dieu, tuzabana mu gihe kirenze umunsi umwe. Mwigire hafi rero, dufatanye gusenga kugira ngo dutangire. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kutwitaho buri munsi, guhera igihe twabereyeho kugeza igihe twabonye izuba, waduhagazeho, kandi isezerano ryawe niko ryavugaga yuko uzaduheka guhera turi abana kugeza tumeze imvi z'uruyenzi. Nuko rero muri uyu mugoroba n'ubundi turakunyuze ngo uzukingurire imitima yacu kwakira ubuntu bwawe. Nibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri iki gihe cy'iminsi 10 tuzarebera hamwe ijambo rigufi ariko nanone rinakomeye cyane, rivuga ngo turi mu bihe bidasanzwe. Reka natwe tuba abadasanzwe, dukore mu buryo budasanzwe. Iri jambo ntekereza ko atari bwa mbere rinyuze mu matwi yawe. Turi mu bihe bidasanzwe ku isi. Reka natwe tube abadasanzwe, dukore mu buryo budasanzwe. Nicyo cyonyine gikenewe. Abagabo, abagore, abasore, inkumi, abana batoya, umuntu wese utazaba umuntu udasanzwe ntabwo azashobora gukora mu bihe bidasanzwe. Mbifurije rero ikaze muri iyi minsi 10 y'ububyutse muri 2021, kandi reke izatubera iminsi y'umugisha, izatubera iminsi y'umunezero, ibyishimo n'amahoro. Mbifurije ikaze mu minsi 10 y'amasengesho, twizera tudashidikanya ko aya masengesho ariho haturuka ububyutse. Imana yagiye ikora ibitangaza byinshi mu myaka yashize, nk'uko twabibonye mu masengesho yo gusenga no kwiyiriza. Umwuka wera yatumye twihana, atuma twongera kugira ishyaka ryo kuvuga ubutumwa, avugira amatorero kandi avugurura n'imibanire yacu. Nk'uko natangiye mbivuga, ntabwo igihe cy'ububyutse, iminsi 10 y'ububyutse aribwo bwa mbere ije. Biragaragara ko iyo hashize wayibyaje umusaruro, cyangwa se bigaragara ko yagupfiriye ubusa urangaye. Twese mureke duhurire muri iyi ngiyi tuyibyaze umusaruro, kandi turusheho kuyungukiramo mu buryo bukomeye cyane. Imana iyo yemeye ko twumva ubutumwa bwayo, byanga bikunze mu kwizera nta gushidikanya, ibidufiteho umugambi. Dutangiye rero umunsi wa mbere. Umunsi w'uyu munsi utubwira ngo gushaka ububyutse, Yesu impano ihebuje izindi zose. Gushaka ububyutse ni wo munsi wa mbere tugiye kwiga duhereye amasaha. Turifashisha isomo ry'urufunguzo, ari naryo turi bwibandeho cyane muri iki cyigisho cyacu. Turakoresha muri Luka igice cya 11 umurongo wa 13. Ni igice gikora ku mutima cyane abanyamasengesho,
ni igice Yesu yagarutseho cyane, adushishikariza gusaba ubudatuza, adushishikariza kwinginga kugeza tubonye igisubizo. Ku rundi ruhande nanone ni igice njye nabonye ko ari igice dushobora kwitorezamo umuco wo gusenga tutarambirwa. Muri uyu murongo wa 13 rero hari isomo ritubwira ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Ni isomo ryongera kudukangura ridushishikariza gusengana umuco wo kwizera no gushikama tutanambuka. Mbere na mbere hari ikintu tugomba kubanza kumva ndetse dukeneye kubanza kuba cyo. Dukeneye kumva ko ntacyo dufite mbere y'uko dusenga. Akenshi n'Abanyarwanda bagiye babivuga ko kugaburira umuntu uhaze bigorana. Nta nubwo ashobora kumenya agaciro k'ifunguro wamuhaye kubera ko nyine yari ahaze. Mu yandi magambo ntabwo yari arikeneye. Umuntu udakennye ntabwo ashobora gusaba mwuka w'Imana keretse abanje kugira umutima ukennye. Niyo mpamvu dusanga Yesu mu cyigisho cyo ku musozi yaravuze ngo bamwe mu bahirwa ni abantu bafite inzara n'inyota byo gushaka ubuntu bw'Imana, abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Abigishwa baramutakambira bati, databuja twigishe gusenga. Babonye uburyo Yesu yahoranaga buri munsi na se wo mu ijuru kandi bifuzaga kugira imbaraga nk'ize mu buzima bwabo. Yesu yasubirishaga isomo n'amasengesho ritazibagirana mu bice bitatu: isengesho ry'umwami, umugani w'inshuti yaje mu gicuku, kandi mu gihe cya nyuma dukeneye guhora dusaba umwuka wera. Mu mugani umurongo wa 5 kugeza ku wa 8, muri uwo mugani nyine Yesu yaciye, umugabo ntacyo afite cyo kugaburira umushyitsi uhageze nimugoroba. Umugabo yihutira kujya ku muturanyi we asaba umutsima wo kugaburira umushyitsi. Asobanura ati, ntacyo mfite. Yakomeje gutitiriza asaba. Ku iherezo yakiriye umutsima wo gusangira n'umushyitsi we. Muri iyi nkuru tubona ko tugomba kuza kuri Yesu kugira ngo tubashe kunguka icyo dusangira n'abandi. Iyo dushaka gutanga umutsima w'ubugingo, akenshi tumenya ko ntacyo dufite. Kiriya gice nabarangiye cya 11 kigaragaramo umugani ukomeye cyane ufite agaciro. Yesu ashaka kumenyereza abigishwa be mu bihe byose ko bagomba kwimenyereza bakagira umuco wo gusenga bizeye batarambirwa. Aho yagaragaje ko abantu bari baturanye, umwe aza kubona umushyitsi ku mugoroba nyamara nta n'icyo kumuzimanira afite, nuko aragenda ahendahenda umuturanyi, ariko umuturanyi aramugora, aramubwira ati, naryamye nugariye cyangwa se nakinze, abana banjye nabo nuko, ndetse twaniyoroshe ntabwo tubyuka ngo tuwuguhe. Umuntu ntabwo yarambiwe ngo yivumbure. Ntekereza ko ibingibi ntabwo ntubyumvire mu mubiri. Wowe ari wowe byagenda bitugiye gukomanga ahantu ukababwira ati, bagenzi banjye nungutse umushyitsi none mbuze icyo muzimanira. Umuntu akakubwira ati, ntabwo nshinzwe kukuzimanirira abashyitsi kandi mvira ku muryango. Wabigenza ute? Ariko icyo Yesu arimo kuduteramo, icyo Yesu yifuza ko tuba cyo, ni ukuba abantu batanambuka ku masezerano. Uwo mugabo yarakomeje arahagarara, arahendahenda, yirengagiza ko ari gutukwa, aca bugufi rwose icyubahiro arakirambika. Maze wa muturanyi bigeze aho abona n'ubundi nta mahoro bimuhaye, ntabwo ari businzire kandi umuntu ari ku muryango akomanga, akubita ku rugi. Urumva yanze kubyuka ngo akingure.
ngo yaryamye. Kenshi na kenshi hari n'abantu iyo umukanguye mu bitotsi atongera kubona ibindi vuba, ibyo wenda nabyo yarabitekerezaga. Ariko nanone umuntu urimo ukomanga ku rugi wanze kugenda, n'ubundi amubujije gusinzira kandi ni umuturanyi. Yaribwiye ati reka mbyuke muhe ibyo asaba, mbona mviriye aho agende. Nicyo gitekerezo Yesu yifashishije kugira ngo yigishe abantu gusenga, abigisha umuco wo kutarambirwa mu by'ukuri. Akenshi umuntu urambirwa ahomba imigisha myinshi. Rero muri iyi minsi tugiye kumarana, tuzarebera hamwe uburyo uyu mwanditsi yadushishikarije kwita ku masezerano Yesu yashyize mu ijambo rye, haba mu isezerano rya kera cyangwa mu isezerano rishya. Aturarikira gusaba tutarambirwa, kuko nawe yadusezeraniye isezerano ritazasubira inyuma ry'uko azaduha ibyo tuzamusaba. Ibyo nta bindi ni umwuka wera, kuko umwuka wera niwe ubasha kudukura aho turi akatwimura akatugeza ku rugero rukwiriye igihagararo cya Kristo, tugasa na Kristo, tugatandukana n'isi. Noneho Yesu ahoza ikibazo kiri muri uyu mugani: ntacyo mfite, nicyo dukeneye gusaba umwuka wera. Nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa. Yesu arakurarika, komeza usabe. Hano muri Luka igice cya 11, Yesu arashimangira inshuro 10 ko tugomba gusaba umwuka wera mu buzima bwacu. Nzi ko nta kindi gice nk'iki mu rukundo adukunda, adusaba kuzirikana cyane mu mutima. Nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga wese akingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye? Cyangwa ifi akamuha inzoka? Cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abo musabye? Iri sezerano rirakomeye. Mwibuke ko na Yesaya yarisubiyemo. Ntabwo umwana wawe yagusaba umutsima ngo umuhe ibuye, kirazira. Niyo nta mutsima waba ufite, washakisha izindi nzira, ariko ntabwo wamushukisha ibuye. Ntabwo yagusaba ifi nurangiza ngo ufate inzoka aba ariyo umuha. Ntabwo yagusaba igi ngo umuhe sikoropiyo kandi uri mubi, nturi mwiza, ariko uzikurobanura kubera ko umwana wawe uramukunda. Niyo waba uri umugome wanga n'abandi, umwana wawe wabyaye ntabwo wamwanga. Ariko Yesu we adukunda urukundo ruruta rw'ababyeyi bacu badukunda. Noneho hari ikindi kintu mpita nongeraho nkimara gusomera isezerano. Njya numva nsubijwemo imbaraga, nkumva hari na byinshi mpumurijweho byajyaga kuntera ubwoba bigatuma ndara ntasinziriye. Yesu impamvu aruta ababyeyi, urabona hari ibyo ababyeyi babo bashobora kunanirwa kuguha batakwanga, ariko ntibanabiguhe kubera ko babibuze, byabananiye. Nabo ntabwo babasha kubyiha, nabo ntacyo babasha kwimarira. Yesu we ashobora byose. Aka kantu mukibuke. Nubwo batanze urugero ku mubyeyi, ariko Yesu aruta umubyeyi, kuko Imana yacu ishobora byose kandi ababyeyi bo ntabwo bashoboye byose. Muri iyi mirongo mike Yesu akoresha inshinga gusaba inshuro 6, kandi ashimangira igitekerezo cyo gushaka inshuro 2 no gukomanga inshuro 2. Izi ni inshinga z'igikorwa. Arerekana ko tugomba gukora kugira ngo twuzurwe n'umwuka wera. Ikoreshwa rya nyuma ry'ijambo gusaba riri mu kigereki rikoreshwa mu nteruro ikomeza. Bivuze ko tutagomba gusaba rimwe gusa, ahubwo tugomba gukomeza gusaba ubudahwema. Mu buryo bugaragara, Yesu arashaka gukangurira ibyifuzo byacu kwakira umwuka wera afite ubutumire buvuye ku mutima. Azi neza ko tubuze ikintu cy'ingenzi niba tudahora dusaba imigisha ikungahaye ya mwuka wera. Iyo dusomye mu gitabo Abahirwa ni bande, dusomamo ko Imana
ntivuga ngo saba inshuro imwe uzahabwa. Aradusaba gusaba, kudatezuka, gushikama mu masengesho, gusaba ubudasiba, bizana uwasabye mu myifatire irushijeho gukomera, kandi bikamwongerera ubushake bwo kwakira ibintu asaba. Nk'uko nabigaragaje, buriya hari ikintu dushobora kwimenyereza kikatubera n'umuco. Nicyo Yesu adushakaho. Yesu ashaka ko dutsinda ububata bw'ubunebwe. Ashaka ko dutandukana n'umuco wo kudasenga. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo abantu bazagisoma, mu cyigisho cya nyuma mu mugabane wa 2, mu cyigisho kivuga ngo kwitegura gusanganira umukwe, nizemwe amagambo avuga ngo abantu basenga rimwe na rimwe ntibashobora gutsinda ibishuko. Abantu basenga rimwe na rimwe ntabwo bashobora gutsinda ibishuko by'umwanzi, kubera iyo Satani aje akagutera rimwe agasanga urimo usenga, iyo agarutse asanga wabiretse akagufatiraho. Donc ni nk'umusirikare ushobora kugira umunsi umwe akaba maso, undi munsi akarambika intwaro agasinzira. Bamucakirira muri wa munsi yasinziriye bakamukuramo umwuka. Nicyo rero nicyo Yesu ashaka kudukuramo. Kuri rupapuro rw'145 abahirwa ni bande uzasoma amagambo. Kandi fata umwanya muto wibaze, ni kuki Yesu ubwe yamaraga igihe kinini mu masengesho ya buri munsi? Ellen White abisobanura neza agira ati, buri gitondo yavuganaga na Se wo mu ijuru, maze akamuha buri munsi umubatizo mushya w'umwuka wera. Sign of the time. Ibimenyetso by'ibihe ni aya magambo aboneka. Ibimenyetso by'ibihe ni aya magambo aboneka. Paje ya 21. Yesu yavuganaga na Se buri gitondo, agahabwa umwuka wera nk'umubatizo wa buri munsi kugira ngo abashe gutsinda ibishuko. Natwe nicyo dukeneye, nicyo twifuriza. Mu myaka 2 ishize nasengaga buri munsi nsaba gusukirwa umwuka wera. Ubu ni ubuhamya bw'umuvandimwe mu itorero rimwe yaduhaye kugira ngo abudusangize. Mu myaka 2 ishize nasengaga buri munsi nsaba gusukirwa umwuka wera mu buzima bwanjye. Kugendana kwanjye n'Imana byari ibintu bitumvikana neza. Imbuto z'umwuka wera nk'uko tuzibona mu Bagalatiya igice cya 5, narushijeho kuzibona neza. Haleluya. Igihe yasengaga ngo mu gihe imibereho yasaga n'idasobanutse, ariko igihe yagendanaga n'Imana buri munsi mu isengesho, yagendaga arushaho kubona imbuto za mwuka wera muri we. Cyane mu buzima bwanjye, kuva aho nsabiye Yesu gutura muri njye, agashorera ubushake bwe muri njye, kandi buri munsi umwuka wera akajya avugurura imibereho yanjye. Mfite umunezero mwinshi cyane mu gusoma Bibiliya no kugeza ku bandi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mfite icyifuzo gikomeye cyo gusengera abandi. Ikindi, imibereho yanjye yarahindutse cyane rwose. Ubu ni ubuhamya bufatika. Ntabwo buriya abantu benshi bakunda gushimishwa n'ubuhamya bwo mu magambo, akumva ashimishijwe no guhamya ko ari umukirisitu, noneho yari intyoza, afite n'impano yo kuvuga neza, biba akarusho. Ariko dukeneye ubuhamya busa n'ubw'uyu muvandimwe cyangwa se bunasumbyeho bwo guhinduka kw'imibereho, n'abandi bakabibona. Ndagusaba kujya usenga buri munsi kugira ngo wuzurwe n'umwuka wera. Fata nibura ibyumweru 6, hanyuma uzarebe uko bizamera. Muvandimwe unteze amatwi, twese iyi nama tuyumviye hamwe. Mureke tubigerageze. Twavutse turi abanyabyaha. Kristo azi yuko no muri aya migisho babigarutseho. Menya ari paji ya 14 yayo. Bavuze neza muri aya migisho turi kwiga Yesaya. Bavuze neza yuko Imana itajya tureka kubera ko twakoze ibyaha, kuko izi yuko turi injiji. Ahubwo ikomeza kuduhendahenda ngo icyakora yubaha amahitamo yacu. Iyo dukomeje kwibera
mu ruhande rw'icyaha iratureka. Reka rero dushake ububyutse mu masengesho, dufate bibiliya zacu buri gitondo tujye tubyuka twimenyereze kubana n'Imana. Ni umukino utamenyereye, ariko nanone ntabwo wajya mu kibuga ngo ujye gukina umukino utitoje. Nicyo ijuru ririmo kudusaba, riradusaba kugira ngo dutangire twitoze. Nimba tutaramenyereye gusenga buri munsi, tubyinjiremo. Hanyuma batangiye namwe kera mumaze gusogongera no kuryoherwa ibyiza byo mu masengesho, nimukomereze aho ngaho kandi musengere abanyantege nkeya. Gusenga wifashishije ijambo ry'Imana ni kuko dusenga ntitubone ibisubizo. Ngaho noneho hano hari ikindi kintu tugororeye, ikireka nankivugeho. Ntabwo isi ifite abanyamasengesho bakeya, ariko ibibazo byayo bigenda byiyongera kuko abanyamasengesho bayo batuzuye. Impamvu batuzuye ni iki? Basenga bakurikije irari ryabo aho kugira ngo basenge bakurikije ubushake bwa Bibiliya. Reka rero turebe inama baduhaye muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 2. Yesu yaravuze ati, ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyahisha irari ryanyu ribi. Data wa twese uri mu ijuru, tubabarire kuba twarirengagije gusaba umwuka wera ubutitsa. Urakoze ubwo twatuye ibyaha byacu, ukiranukira kutubabarira. Icyo dusaba kigaragaza neza uko duhaye agaciro ibyo Imana itanga. Akenshi abantu benshi bahora mu masengesho, ariko baba bari gusaba ibijyanye n'ibyifuzo bya buri munsi, nyamara umwuka wera ntabwo abantu bamushishikarira kumusaba. Unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga kuzahabwa. Imana ishaka kuduha ubuzima burambye. Imana yita ku hazaza hacu cyane kuruta uko yakwita ku by'uyu munsi bishira. Niyo mpamvu yagiye dushishikariza kutita ngo turare duhangayikishijwe n'ubuzima bwacu bw'ahazaza bujyanye n'imyambaro n'ibyo kurya. Arifuza ko tugira mwuka we maze tugaturana nawe. Uwiteka turagushimira ko waduhaye imigezi y'amazi y'ubugingo yo kuba kwizera. Mana dufashe guhora dufite imibereho yomatanye na Kristo kugira ngo ubashe gusohoza aya masezerano mu bugingo bwacu. Turi kugana ku musozo. Hari ibindi byifuzo nyuma yo gusaba umwuka wera ukeneye gusaba. Mu by'ukuri Uwiteka aratuzi, azi amakene yacu, azi ibyo dukeneye byose. Yemwe aturebera naho tutareba, afite amaso areba ahazaza hacu. Imitego Satani adutega ituzengurutse tutazi arayiturebera, adusaba gusaba umwuka wera. Ariko hari n'ibindi byifuzo yifuza ko tumusaba. Akeneye ko tumwereka ubukene bwacu. Hari ibindi byifuzo. Ntabwo dukwiriye gupfukama tujyanwa mu masengesho no gusaba gusa, ahubwo dukwiriye no gushima ndetse no guhimbaza. Iki nacyo ni icyifuzo cyiza gikwiriye kukujyana imbere y'Imana, ukumva ufite inyota yo gushima. Umuco wo gushima nawo ni mwiza. Tumaze iminsi tubyiga kuri kaminuza mu cyigisho cyo gusenga. Ntabwo Imana yacu ikeneye ko dusabiriza gusa, ahubwo dukeneye no gushima tukanahimbaza, tukereka n'Imana n'abantu ko twanyuzwe n'ibyo yadukorera. Gushimira Imana imigisha igaragara no kuyihimbaza kubwo kwigira neza kwayo. Twari turwaye, twari dushonje, twari twambaye ubusa, tudafite akazi n'ibindi byinshi cyane. Dukeneye rero no kujya imbere y'Imana tuyishimira kandi tuzanye amaturo y'ubushake avuye ku mutima uciye bugufi, maze tukazana imbere y'Imana duhimbaza urukundo rwayo. Igihe rero tugiye gusenga, ingingo yo gushima no guhimbaza nayo irakenewe. Noneho si ibyo gusa, ntabwo dukwiriye gusaba umwuka wera gusa, nta nubwo dukwiriye guhimbaza no gushimbaza gusa, ahubwo twaranacumuye,
twakoze ibyaha, tukire kuza imbere y'Imana tuje no kwatura. Haleluya! Tuje kwatura ibyaha twakoze mu magambo yacu apfuye, mu mitekerereze yacu ifutamye kandi yanduye. Intekerezo zacu zirimo amaganya, zirimo ibitekerezo bibi byose. Dukeneye no kuza kwatura imbere y'Imana. Fata iminota mike yo kwatura ibyaha wiherereye kandi ushimire Imana imbabazi zayo. Uyishimire ubuntu yakugiriye igihe yatangaga Yesu kugira ngo azakureho kandi atsembe ibyaha. Noneho hari ibindi dukeneye gusaba Imana kuyoborwa nayo. Iyo ubyutse mu gitondo amasaha 12 ugiye kumara ugenda, bamwe mu kazi, abandi bikorera, abandi mu muhanda, dukeneye kuyoborwa n'Imana kugira ngo ibyifuzo byacu biherereho, imigambi yacu yose iherere ku Uwiteka. Saba Imana iguha ubwenge bwo gukemura ingorane uhura nazo, igufashe no gufata ibyemezo. Turukumva impamvu Yesu yatumenyereje umuco wo gusenga ubudasiba. Noneho ntabwo ari ibyo gusa, ntabwo tuzasaba kuyoborwa nayo gusa. Twasanze tuzasaba Umwuka Wera, twasanze tuzasaba gushima no guhimbaza, twasanze tuzatura, twasanze tuzasaba kuyoborwa nayo. Dukwiriye no gusengera itorero ryacu. Gira ishyaka kandi ugire urukundo rukunda itorero ryawe, riguhangayikishe, rikube ku mutima, maze wihererane n'Imana uyibwire ngo Mana fasha itorero ryanjye. Saba Imana ngo ihire imbaraga z'itorero ryanyu, intara yanyu n'itorero ryo ku isi yose muri rusange. Gira ishyaka, usaba Imana, usengere abayobozi bawe, usengere abayobozi ku rwego rw'itorero kugeza kuri General Conference, ubasabire ubwenge. Ibyo byose ni impamvu zikwiriye gutuma dukwiriye guhora imbere y'Imana tuyereka ibyifuzo bya buri munsi, ibyifuzo byanyu byo gusengera, gusaba Imana ibyo abizera b'itorero, umuryango n'abaturanyi bakeneye. Noneho wigarukira ku itorero gusa, sengera n'abaturanyi bawe, usengera abizera, musengana nabo, uniyunge nabo nimba hari abo mufitanye ibibazo. Usengere abafatanyabikorwa muhurira mu kazi, muhurira mu isoko, ubasabire umugisha, usabire n'igihugu cyawe. Noneho kumva no gusubiza, iyi nayo ni ingingo y'ingenzi. Fata umwanya wo kumva icyo Imana igushakaho kandi usubirishe kuyihimbaza cyangwa indirimbo. Fata umwanya utuze, utekereze ku masezerano y'Imana, utekereze ku bisubizo by'Imana. Nurangiza ukoresha ijambo ry'Imana cyangwa se ugakoresha indirimbo himbaza Imana. Byose ni ingirakamaro. Imana iguhire kandi iguhe umugisha. Uwiteka tugirire neza, Uwiteka twiteho, Uwiteka twigishe gusenga, Uwiteka duha amahoro mu izina rya Yesu. Amen.